ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye ayizo ni mashanda wiribira, naho yaba yarapfuye azongera abeho mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo, umumama wizera Imana naho yaba yarapfuye, ubibona neza, ubibona ko yapfuye nta handi hantu asigariye, arongera akazuka mu izina rya Yesu. Njya nkunda kubabwira ijambo rimwe rivuga ngo umuntu usenga ajya atungurana, kuko umuntu usenga atungura ibihe, umuntu usenga atungura iminsi. Imana itugirire neza. Uyu munsi umubona byanze, ariko ejo mu gitondo ukabona byakunze. Uyu munsi umubona nta buzima, ariko ejo mu gitondo ukamubona ubuzima buhari, ukamubona akayangana. My friend, Imana igitungurana. Nawe unkurikiye ndagusengeye, Imana igutungure mu izina rya Yesu. Ese wizeye ibyo? Oya, wizeye ibyo? Haleluya. Niba ubyizeye, manuka muri comment wandike muti nakiriye gutungurana mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye, manuka muri comment wandike muti ngewe runaka cyo mu ijuru iherutse kumbwira, irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo igihe kirageze kugira ngo Imana ize guhora inzigo. Ngo ninze mbwira abantu ngo igihe kirageze ngo Imana ize guhora inzigo. Kabiri, Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo igihe kirageze ngo ize kubagerera mu kebo mwayigereyemo. Akebo mwagereyemo Imana niko namwe ije kubagereramo. Uko wafashe Imana nawe niko ije kugufata. Imana ije kukwishyura. Imana y'amahoro ije kwishyura. Imana ije kwishyura. Gatatu, Imana irangije irambwira ngo ni igihe cyo kubarana n'abantu. Imana irambwira ngo ni igihe cyo kubarana n'abantu. Abantu bagiye kubarana n'Imana. Umva nkubwira, uwo waba uri we wese, igihe kirageze ngo Imana mubarane. Aho waba uri hose, Imana izagusanga, muzabarana pe, muzabarana. Imana ishimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ni Prophet Emma ugarutse, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro. Muraza kunyihanganira, tumaze iminsi twaraburanye, twatangiranye amasengesho, ngira ngo twagarukiye ku munsi wa 17. Indi minsi ntago mwagiye mubona video nkuko byari bisanzwe. Hagiye habaho impamvu zitandukanye, cyane ko akenshi biba bigoye, bigenda bigorana, usanga rimwe na rimwe ibikoresho ntibyabonetse, ugasanga ntibyakunze, ariko nzi neza ko Yesu ashobora byose. Rero ndagarutse, uyu ni wa mwanya mwiza, tugarutse muri ya saha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, isaha y'umugisha, isaha yo guhindurirwa amateka. Iyi ni ya saha ya gihanuzi. Wowe ukigeramo hano, reka nkubwire, iyi video uze kuyireba uyirangize. Icara ahantu hamwe urebe ino video uyirangize, kandi urarikeyo n'abandi bantu bararike, babwira uti nimuze mwumva ubuhanuzi hano, kuko muri ubu buhanuzi ugiye kwakiramo igitangaza, ugiye kwakiramo imbaraga, ugiye kwakira guhaguruka mu izina rya Yesu, kuko nta ubuhanuzi bukomeye. Ubu buhanuzi ni ubwawe, bwakire, kandi ni ubwakire ukabwemera bukaza mu buzima bwawe. Ntabwo uri busigara uko wari uri, ntabwo uri busigara uko wari umeze, ntabwo uri burebe ino video ngo uyirangize nurangiza usigara uko wari umeze, ntibishoboka. Rero yishayaringe igere nko ku bantu 5. Ukiyishayaringa ukagera ku bantu 5, urabugabanya umugisha nanjye, urabuhawe umugisha n'Imana. Icyo gihe turaba dufatanyije kuvuga ubutumwa bwiza. Rero yishayaringe byibuze abantu 5, nunabishobora ubarenze, ariko wituma inshuti yawe, umwe muntu muziranye, iyi video itamugeraho ubuhanuzi atabwakira. Rero habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Hagati aho ngaho ndashima Imana, mfite ubuhamya bw'abantu benshi barimo bashima Imana kubw'amasengesho twakoze y'iminsi 21. Nanjye ubwanjye mfite amashimwe y'iby'Imana yakoze muri ayo masengesho, ariko by'umwihariko hari abantu Imana yakoreye ibikomeye. Hari umuntu wari umaze, kandebe message yiwe hano, Imana y'amahoro ishimwe cyane, ambwira ati Prophet, Imana iguha umugisha, ubu yatangiye akazi, ariko yarangije kwiga. Kuva yarangiza kwiga yaratarabona akazi n'umunsi n'umwe, byibuze niyo yabona nakikiraka. Imana y'amahoro itugirire neza. Nakikiraka yari yarakabuze. Mana dutabare. Hahandi umuntu arangiza kwiga kavuga atari kubundi ubu amafaranga nizemo, kuko ambwira ngo musengere, we yarambwira ati mbabazwa n'amafaranga, ni wacu bajya babimbwira bata amafaranga twagutangiye basi iyo tuyakuguriramo ihene cyangwa inkoko ubu ziba zimaze kuba nyinshi cyane.
ariko bavuga bati nta kintu uzimarira, ntacyo uzigezaho. Ariko dusenga nariya masengesho yarayarangije iminsi 21, ariko yaboneyemo igitangaza gikomeye cyane. Wakumva yuko uyu munsi yabonye akazi, nawe ari mu bantu uyu munsi batakiri abashomeri, iryo zina ryarahindutse. Uyu munsi yabonye akazi, yagize umugisha, yabonye ukuboko kwiza kw'Imana. Hari abandi bagiye babona ineza y'Imana, hari abandi bagiye babona gukomera kw'Imana. Abantu bajyaga barwara umutwe banyandikira bakambwira bati Profete, kuva twasengana Imana yakoze ibikomeye, uyu munsi ndashima, uyu munsi ndabohotse, uyu munsi ndabona ukuboko kwiza kw'Imana. Rero hari abantu benshi bagiriye umugisha muri aya masengesho. Nzi neza ko nawe unkurikiye hari umugisha wabonye, hari byahindutse ku buzima bwawe. Abantu twasenganye muri aya masengesho ni benshi kuko abantu bansabye ko dusengana muri aya masengesho ni benshi cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi nanjye ndahari kugira ngo tugumye dusengane, kubera yuko buriya Satani nuguhora turwana, numurwanye Satani nawe azabahunga. Ko buriya Satani iteka uyu munsi uramwirukana, ariko akajya hariya, yamara kujya hariya ejo ukongera ukajya kubona ukabona arongeye agabye ibitero. Ko dayimoni iyo ivuye mu muntu iragenda ikazerera, yazerera rero ibishakisha ahantu yajya, nusenga Imana rero ukabona Imana igukoreye igitangaza, burya ntukicare uvuge ngo birarangiye. Jya ubifata nka motivasiyo. Ubonye motivasiyo, ubonye imbaraga ziguhagurutsa kugira ngo usingire n'ibiri imbere mu izina rya Yesu Kristo. Ubonye imbaraga zikubyutsa, ubonye imbaraga zigukura ahantu wari uri, ubonye imbaraga zigukura mu rwobo wari wicayemo, ubonye imbaraga ziguhagurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Rero nujya ubona Imana igukoreye igitangaza, ntukemere kuvuga ngo ubwo birahagije. Ibyo ngibyo ubonye ntabwo ari ubutabazi, ibyo ngibyo ubonye ntabwo ari igisubizo cy'ibyo wasengeye. Iyo ngiyo ni impamba y'urugendo. Imana iracyabasha gukora ibiri imbere. Nubona Imana igukinguriye akadirishya, fatiraho. Imana ishimwe. Buriya nubona usenze rimwe ukabona biremeye, ntugacike intege, fatiraho. Mu gusenga niho hari ubuzima. Imana itugirire neza. Ndimo ndategura andi masengesho mu minsi iri imbere, nzababwira tuyasenge, ariko ndashaka dusenga Imana mbere yuko uyu mwaka ushira. Hari amasengesho nshaka ko dusenga mbere yuko uyu mwaka ushira. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi mu gusenga nzi neza ko hari ibintu bigomba, hari inkike z'Iyeriko zigomba kuriduka, hari imisozi kuri imbere igomba kuriduka, hari ibintu bikuboshye bigomba kukurekura, hari ibintu byakubase bigomba kukurekura. Ndashima Imana kubw'abantu muri aya masengesho nagiye mbona abantu kaza kavuga ati Profete, nari naraguye. Abantu bakijijwe. Buriya iyo mvuze ubutumwa nkabona umuntu arakijijwe, nkakubona umuntu azambwira ati nari naraguye ariko ndumva mbyutse kubw'ijambo, ndumva mbohotse. Habakambye umuntu umbwira ati nsengera, ndumva nshaka kwatura agakiza, hongera ngasubira mu rusengero. Buriya ibyo bintu nibyo biba biryoshye. Buriya nta kintu cyiza nko kuvuga ubutumwa ukabona umuntu umwe wenyine arihannye. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya sinezezwa nuko ushobora kubona abantu ukoze video irebwe n'abantu 10,000, 20,000, ariko hakabura umuntu umwe ufata umwanzuro kavuga ngo njyewe ndumva mfashe umwanzuro wo gukizwa. Erega buri ibitangaza Imana irabikora, ariko igitangaza gikomeye ni icyo kuduha agakiza. Imana itugirire neza. Buriya abantu turagoye, ariko agakiza Imana yaguhaye nicyo gitangaza gikomeye, nicyo gitangaza ukwiriye gushima Imana ukavuga ngo Mana ndagushima ko wangiriye neza. Riri gitangaza gikomeye Yesu yakoze gikomeye mu bugingo bwawe nicyo kuguha agakiza. Buri ibindi bitangaza byose birasanzwe. Reka nkubwire, Imana kuguha imodoka ibyo ni ibintu bisanzwe, n'abapagani barazigira. Imana y'amahoro kuguha inzu ibyo ni ibintu bisanzwe, n'abajura barazibona. Imana itugirire neza. Ariko hari ikintu abandi batabona, nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jambo ryo rirambwira ngo mbese ni cy'abayuda barusha abandi? Tubarusha muri byose. Icyambere, haleluya, tubarusha muri byose, tubarusha tubitse ibyasezeranijwe, hari ibintu byasezeranijwe n'umwami Imana. Umwami Imana yadusezeranije ubugingo. Imana itugirire neza. Petero w'igitondo kimwe yigeze abyuka abaza Yesu, aramubaza ati ariko mwigisha, ko twasize ibyacu tukagukurikira, uzatugororera iki? Imana itugirire neza. Ko twasize ibyacu, Imana itugirire neza. Ndasuhuza abantu mwese mwasize.
Imana itugire neza. Ndetse ko abarokora bo muri minsi asigaye babeshya, arabeshya ngo yarasize, ariko nyamara wajya kureba ugasanga ntiyasize ahubwo yahinduye iseta. Icyo ntabwo ari cyo nshaka kuvuga, uyu munsi nje guhanura. Imana yo itugire neza. Ugasanga umuntu aravuga ngo narasize. Imana itugirire neza. Ugasanga narasize. Imana itugire neza. Gusiga, ijambo ryitwa gusiga rivuga gusiga byose. Imana itugire neza. Gusiga byose. Itangira ibice 12. Imana irangije ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va aho ngaho uri muri Uriya bakabwa, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya, Imana ishimwe. Ujye mu gihugu nzakwereka. Ariko Aburahamu yabwirwaga gusiga. Imana itugire neza. Aburahamu yabwirwaga gusiga byose. Aburahamu yabwirwaga kureka byose. Nicyo yabwirwaga, abwirwa gusiga. Imana itugirire neza. Nawe ukeneye gusiga, hari ibintu ukeneye gusiga, hari ibintu ukeneye kwiyambura, hari ibintu ukeneye kureka, hari ibintu ukeneye kujugunya, hari ibintu ukeneye guta bikajya kure yawe. Nusiga, Imana itugirire neza. Ukeneye gusiga, sibyo? Ukeneye gusiga ugapfa kuri byose. Mugabo umwe ngo yigeze ahabwa akazi ko guhamba imbwa, ngo maje ngo kujya kuyihamba, ngo ariko ageze yasanga hayihamba harakomeye, ngo aracukura, yirirwa acukura kugira ngo ahambe imbwa, ngo agize amahirwe ngabona yishyizemo, ngo arangije ashyiramo itaka arasiba, ariko akajanja k'imbwa kanga kujyamo, ashyiramo itaka ariko biranga, akajanja gasigara hejuru. Arangije rero nyir'ukumwishyura aje azamubwira ati imbwa nayihambye byarangiye. Undi arangije aramubwira ati none se ako kajanja ko kari hejuru? Ati hoya databuja, hari hakomeye rwose nubwo nagerageje. Nyir'ukumuhemba ati hoya, cukura cyane nako kajanja kajyemo. Imana y'amahoro itugire neza. Rero ukeneye gucukura nako kajanja kakajyamo mu izina rya Yesu. Ukeneye gucukura, cukura mpaka nako kajanja kagire gute kajyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari abantu bakijijwe ariko baracyafite akajanja. Urakijijwe ariko uracyafite akajanja ko kubeshya, warakijijwe ariko uracyafite akajanja k'ubugome, ntusambana ari kurikinisha, ntusambana ari kurara mu mashusho y'urukozasoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Byose ni kimwe urabikorora umusambanyi. Imana itugirire neza. Warakijijwe icyo utagikora nuko ujya mu kabari, ariko ugiye kureba neza n'ubundi uracyanywa, kuko n'ubundi uraziguruka zinywera mu rugo. Ese ubwo hari icyo wasize? Imana itugirire neza. Rero siga, numara gusiga wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rero nari mbikurije ku ijambo Petero yabwiye Yesu, aravuga ngo databuja ko twasize ibyacu tukagukurikira uzatugororera iki? Yesu yamubwiye amagambo akomeye cyane. Aramubwira ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ariko ibirenze kuri ibyo hari uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ariko ibirenze kuri ibyo hari uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nakubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza, byaza ntanya na Yesu. Nta bya none nta bizaza, byaza ntanya na Yesu. Kumuhanga amaso iteka, bizanyiza intege nke. Nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Kumuhanga amaso iteka, bizanyiza intege nke. Nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Imana ishimwe cyane. Nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ikitangaza gikomeye Yesu yakoze mu buzima bwawe ni ukuba yaraguhaye agakiza
ku buntu. Uyu munsi wa none rero mu bitangaza Imana igukorera, ni byiza ko dukwiye gushima Imana kubera ko tuba twasenze Imana igakora ibitangaza, ariko igitangaza kintu yohera ni ukubona wowe utarukijijwe, we wari waraguye, we wari warasubiye inyuma, wongera ukavuga ngo reka nongere ngaruke. Imana y'amahoro itugirire neza. Wongere ngaruke, kugaruka. Imana itugire neza. Ukisuzuma, ukireba, ukavuga ngo ese koko ndahagaze, ese koko ndakwiriye, ese koko umwanya ndimo ni uwanyawo. Imana y'amahoro itugirire neza. Wamara kwisuzuma ukiyinira, ukavuga ngo mwami wanjye ndongeye ndagarutse mu izina rya Yesu. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero nkuzaniye ubuhanuzi, nje guhanura ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Turi mu gihe kigoye, igihe kiruhije. Imana itugirire neza. Turi mu gihe abantu bagowe, abantu barushye, abantu bari mu ntambara nyinshi z'urudaca, bafite ibintu bibarushya, bafite ibintu bibatsikamira, bafite ibintu bibananiza, bafite ibintu bibicarira. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu byakwicariye, hari ibintu bikwicariye ugasanga neza mu mutima wawe ntujya wishima, mutima wawe ntujya unezerwa, mutima wawe urirabuye, mutima wawe urimo agahinda, mutima wawe urimo ubwihebe. Hari ibintu byakwicariye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ndagira ngo mvugane nawe. Imana y'amahoro ishimwe. Wikwiheba, Yesu ni muzima. Umva nkubwire, umukiranutsi w'Imana afite agaciro. Umuntu Imana yavuzeho ufite nzayimana, umuntu Imana yabwiye ngo nzakugirira neza, umuntu Imana yabwiye ngo nzagutabara. Imana itugirire neza. Buriya hari ikintu Satani ajya kubitisha abantu. Hari ikintu Satani ajya kubitisha abantu, akagukubita akagukubita, ndetse wanashaka no kwinyagambura kongera akagukubita. Buriya Satani arimo arakubita abantu atabahaye amahirwe yo kwitekerezaho. Hari ubuzima urimo uranyuramo, Satani arimo aragukubita ataguhaye amahirwe yo kwitekerezaho, ataguhaye amahirwe byibuze. Imana itugirire neza. Hari mu mvugo z'ubu ngubu ngo hari igihe umuntu agukubita ntaguhe n'agahenge ko byibuze ko kuba wanatekereza. Akagukubita ntaguhe n'agahenge ko kuba wakunama ngo utore amabuye basi urwanisha amabuye. Imana itugirire neza. Bya bindi bavuga ngo aba yagukubitiye mu gafuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero Satani muri iyi minsi arimo arihebesha abantu, kandi arabakubitisha iki? Arabakubitisha hashize. Imana itugirire neza. Ugasanga hashize hawe. Imana itugirire neza. Pawulo yabivuze neza mu Baroma, abivuga neza, aravuga ngo iteka ngo iyo ngambiriye gukora ikintu cyiza ngo nisange ikibi cyantanze imbere. Imana itugirire neza. Aravuga ngo muri njyewe ngo harimo ikintu cyiza ariko hakabamo n'ikibi, ngo ariko iteka ngo mpora nisanga ngo iki kintu kibi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo iki kintu kibi cyaganjize icyiza kiri muri njyewe. Uko ngambirira gukora ibyiza, ibibi bintanga imbere. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo ngambirira gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngambirira gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari ibintu ugambirira gukora ariko Satani akakunaniza. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu ugambirira gukora ariko amateka yahashize hawe akakubera ikibazo. Hari Satani uhagarara imbere igihe cyose ugiye kugira aho ugera. Ariko Dawidi, haleluya, Dawidi yarabirebye, areba ubukene, arabwitegereza, aravuga ngo hoya wabukenewe. Yandika Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Bere ko yamaze kwisobanukirwa, arebye ubukene, aravuga ngo nubwo wabukene uhari none, ariko ndabizi ko ejo uzaba udahari mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Rengije ijambo ry'Uwiteka rirambwira, yitegereje iby'abarozi, arabireba. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Yobu we yarabirebye,
arabireba abona birakomeye, abona nta buryo, abona ariko arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo erega haracyariho, Imana ishimwe cyane, haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke mu izina rya Yesu. Umva mvugane nawe, wowe reba neza niba Yesu agituye muri wowe. We na Yesu muracyari umwe, we na Yesu muracyahuza, we na Yesu uracyavuga akakumva, uracyavuga shiboreti, uracyayivuga zoni mashando wiribirifa, uracyavuga Yesu akakumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo cyonyine kiba gihagije. Haranira kurwana n'ikintu kivuga ngo Yesu aracyabasha kunyumva, ariko niba waratandukanye na Yesu, icyo ngicyo nicyo kibazo. Kuba Yesu mutakiri umwe, icyo nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko uyu munsi wa none ubukene ntabwo ari ikibazo. Ubukene, oya, ubukene, umuntu wese uhumeka ni umukandida wo kuzakira. Umuntu wese urihumeka ni umukandida w'ibyiza. Umuntu wese uhumeka, baba we, ibyo abantu batunze ubona bagusize uzabitunga, uzabitunga. Urihebye ku myaka 30 ngo Mana we ngo biranze, oya, haracyari imyaka myinshi imbere yawe. Vuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Nurangiza uvuge ngo sinzapfa nzarama. Haleluya. Vuga ngo nzarama. Imana ishimwe. Vuga ngo nzarama mu izina rya Yesu. Uvuge ngo ndi umutsinzi. Umuntu wese ugihumeka ni umukandida wo kubona ibyiza. Umuntu wese ugihumeka, reka nkubwire, naho umuririmbyi yaravuze ngo uwo njya nikomezaho na wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, naho imirima yarumba singiri icyo nsoroma, naho napfushe amatungo, haleluya, aramaza wenyine, naho nahanwa n'inshuti niko bamumereye, niwe nshuti ruta izindi, aramaza wenyine, haleluya, naho nahanwa n'inshuti niko bamumereye, niwe nshuti ruta izindi, aramaza wenyine, haleluya. Naho inshuti zakuvaho, naho bamwe wizeraga bakugambanira, naho bamwe bakubwiraga ngo ntituzagusiga ariko bakarenga bakagusiga, dore Yesu niwe nshuti nziza itabasha kugusiga. Yesu niwe nshuti nziza, no mu rupfu muramanukana. Imana itugirire neza. Naho waba warapfuye irongera ikakuzura. Yarabikoze kwa Lazaro, Yohana ibice 11, yarabikoze. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ugenda uhasome kwa Lazaro. Lazaro ngo aragenda arapfa, baramushingura, iminsi nirashira, ariko Yesu ahageze avuga ijambo rikomeye. Imana itugirire neza. Yabwiye Marita aramubwira ngo sinakubwiye ngo ni wizera musaza wawe ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Ariko ngo Marita arangije aramubwira ngo hoya tata, hoya, ndabizi azazuka ku munsi w'umuzuko hamwe n'abandi. Yesu aramubwira ati hoya, si icyo mvuga, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye, ayizo ni mashanda wiribira, naho yaba yarapfuye azongera abeho mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo, umumama wizera Imana naho yaba yarapfuye, ubibona neza, ubibona ko yapfuye, nta handi hantu asigariye, arongera akazuka mu izina rya Yesu. Njya nkunda kubabwira ijambo rimwe rivuga ngo umuntu usenga ajya atungurana, kuko umuntu usenga atungura ibihe, umuntu usenga atungura iminsi. Imana itugirire neza. Uyu munsi umubona byanze, ariko ejo mu gitondo ukabona byakunze. Uyu munsi umubona nta buzima, ariko ejo mu gitondo ukamubona ubuzima buhari, ukamubona kayangana. My friend, Imana igitungurana. Nawe unkurikiye ndagusengeye, Imana igutungure mu izina rya Yesu. Ese wizeye ibyo? Oya, wizeye ibyo?
Haleluya. Niba ubyizeye manuka muri comment wandike muti nakiriye gutungurana mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye manuka muri comment wandike muti ngewe runaka nakiriye gutungurana mu izina rya Yesu. Akira gutungurana mama, akira gutungurana wa mukobwa. Mariage yawe imaze igihe kinini irimo irapfa, imaze igihe kinini irimo iranga, ariko ndahanuye ku buzima bwawe, genda utungurane. Hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe gitungurane, gitungura ababyeyi bakubyaye, nawe ubwawe kizagutungura. Haleluya. Nawe ubwawe kizagutungura. Muntu se, muntu wavuzweho n'Imana ajya atungurana. Umva nkubwire, ntukababazwe nuko ibintu bigiye, ntukababazwe nuko uri umukene, ntukababazwe nuko nta mafaranga. Igitondo kimwe uzabyuka uri umukire. Imana igitungurana. Senga wizere Imana, gatatu ukore. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu bitatu: senga, wizere Imana, ukiranuke, nurangiza ukore. Imana itugirire neza. Kuburiye ukoze, umuntu usenga akizera Imana agakiranuka agakora, Imana imuha umugisha. Ku ijambo riravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Imana y'amahoro ishimwe. Rero senga, wizere, ukiranuke, ukore, urebe ko ibintu bitazagenda neza. Umva nkubwire, gutabarwa kwawe wibirebera mu myaka. Niba ugize 30 iri imbere yawe, 32 iri imbere yawe, 35 iri imbere yawe, 40 iri imbere yawe, 50 iri imbere yawe, 60 iri imbere yawe, wikwishyiriraho igihe. Nta myaka igibaho Imana itatabariraho, ntayo. Nta myaka ibaho Imana idatabara. Na Sara ngasusumira iminkanyari yaraje, ariko wakwimagina uburyo umugore w'imyaka 95 abyara umwana, ajya kugisa agasunika umwana akamubyara. Uriya mukecuru, ibyo bintu urabyumva? Ibyo bintu urabyumva? Nimbivuga muraza gushyiramo siyanse zanyu, kuko mutangiye no kugwa, musigaye mufata Bibiliya mukayihindura ibitekerezo. Sawa, nimukomeze muyihindura ibitekerezo. Mwabyanga mwabyemera, Imana iriho kandi izahoraho kandi izaza. Ubwo izaza ntabwo izaceceka. Izaza kandi niza ntabwo izaceceka. Mureke mbabwire, ibyo ngibyo muba mwigira, muzabyigira kugeza ryari? Uyu munsi none nibyo kwivugishwa ngo urumva ngo ibintu ngo batubwiye ngo iyi Mana ngo antuka ngo urabona ngo vraiment donc ngo ntayikiriho urareba. Umva nkubwire, Yesu ni muzima. Iyi Mana twarayibonye, tuyibona, twarayibonye. Imana ibawe ntayo urabona, ariko twe twarayibonye. Ngiye nkubwira Imana nabonye, sinkubwira Imana numvanye abandi, nkubwira Imana nabonye. Ntuze kumbwira iby'abandi, nje nabonye Imana. Imana y'amahoro itugirire neza, ko nge mbayeho kubera Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyanjye byose mbona Imana ibishyiramo umugisha kandi nkabona bikunda. Sengeye abantu benshi, mbona Imana ibagirira neza, mbona Imana ibahindurira amateka. Urambwira ngo Imana ntikora? Sengeye umuntu amaze imyaka 16 atarubyaro, uyu munsi abyaye abana 4, nyuma y'imyaka 16 abyaye abana 4. Urambwira ngo Imana ntikora? Gute idakora? Ntikora iwawe, ariko ahandi irakora. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi ngo urabona ngo Mana ngo tugiye kubivamo, bireke bivemo ugende. Nubivamo abandi barabijyamo. Imana y'amahoro ishimwe. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ngo urabivamo, nubivamo abandi barabijyamo. Dore ikintu wakora cyiza kihari ni ukwizera Imana. Nukwizera Imana ugakizwa neza, ukanga icyaha n'igisa nacyo. Impamvu utabonye Imana muri wowe harimo akajagari kenshi. Uyu munsi ukizwa, uyu munsi ejo ukaba wabivuye, muri wowe habamo amatiku, muri wowe habamo Imana. Urashaka gutabarwa n'Imana, urashaka kugirirwa neza n'Imana, urashaka guhindurirwa amateka. Umva nkubwire, soma wa Filipi ibice 2 ku murongo wa 5. Haravuga ngo nimugire wa mutima nk'uwari muri Kristo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mutima wari muri Kristo wagiraga imbabazi, ariko se wowe ugira imbabazi? Wowe ugira imbabazi? Wowe urababarira? Nta mbabazi ugira.
nta mbabazi ugira igomwa, ugira ishyari, ugira inzangano, ugira amagambo, urasebanya, ntabwo ujya ukunda bene so, warangiza ukavuga ngo Imana izagutabara. Kandi ibyo ngibyo ugasenga ukibagirwa kubwira Imana uti Imana mbabarira, ukibagirwa kubwira abo wahemukiye ubabwire ngo nimumbabarire, warangiza ukavuga ngo Imana izagutabara. Umva, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ni Imana itura mu mutima utunganye kandi mu mutima wejeje. Rero wa mutima wari muri Kristo wagiraga imbabazi, uyu mutima wagiraga urukundo, uyu mutima ntiwagiraga ishyari, uyu mutima ntiwirariraga, uyu mutima ntiwishyiraga hejuru, uyu mutima wicishaga bugufi, uyu mutima wabanaga n'abantu bose amahoro. Ariko uyu munsi wariremereje, wagiye hejuru, warazamutse, wazamuye intugu, ntushaka guca bugufi, ntushaka guhinduka, ntushaka guhindukira. Warangiza uyu munsi wa none urumva yuko ari wowe Mana abantu bagusenge bagusingize, bavuga ngo nta Mana ihari. Mana y'amahoro itugirire neza. Bizagucanga, bizakugora iby'Imana igihe cyose utarabijyamo ngo ubijyemo neza, uyumve Imana, umenye ko ari umwami, umenye yuko ukwiriye kuba hasi. Imana ni umwami, niyo yimika abami ikimikura abandi. Uwo waba uri we wese, uko waba ukomeye kose, izi imbaraga waba ufite izo arizo zose, ariko uri umuntu wambaye inyama n'amaraso, urapfa umwuka ukagushiramo, nyuma y'iminsi 3 ukabora, inyo zikaza. Mana y'amahoro itugirire neza. Rero uyu munsi none ushobora kuza kwirata ukavuga ngo njye mfite amafaranga ni ibiki? Amafaranga ni ibiki? Nabonye umuntu wari warayabitse mu mutamenwa, amaje kuyabika mu mutamenwa, umunsi umwe inzu yiwe ifatwa n'inkongi, yari yarashyize muri kufrefo, arangije inzu igurumana ati amafaranga yanjye, amarira akamanuka ati amafaranga yanjye. Abantu bakagira ngo ni amafaranga yashyize ku nzu, naho ni amafaranga yari yarashyize muri kufrefo, menshi kubi. Mana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi wakwirata iki? Mana y'amahoro itugirire, wakwirata umubiri? Kibaba we, nabonye abantu bari bafite umubiri beza kukurusha, bari barebare, ariko umubiri uragenda urapfa, urashira, uragenda urayo. Rero umva nkubwire, mureke twubaha Imana. Nanjye ukubwira ndakubwira, nanjye nibwira, n'iby'igihe gitoya bikarangira. Mureke mbabwira, azaza ntabwo azatinda, kandi ubwo Imana izaza ntabwo izaceceka, sibyo? Kandi kubera yuko abantu bababaje Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, iherutse kumbwira, irambwira ngo ninza mbwira abantu ngo igihe kirageze kugira ngo Imana ize guhora inzigo. Ngo ninza mbwira abantu ngo igihe kirageze ngo Imana ize guhora inzigo. Kabiri, Imana irangije irambwira ngo ninza mbwira abantu ngo igihe kirageze ngo ize kubagerera mu kebo mwayigereyemo. Akebo mwagereyemo Imana niko namwe ije kubagereramo. Uko wafashe Imana nawe niko ije kugufata. Imana ije kukwishyura. Imana y'amahoro ije kwishyura. Gatatu, Imana irangije irambwira ngo ni igihe cyo kubarana n'abantu. Imana irambwira ngo ni igihe cyo kubarana n'abantu. Abantu bagiye kubarana n'Imana. Umva nkubwira, uwo waba uri we wese, igihe kirageze ngo Imana mubarane. Aho waba uri hose, Imana izagusanga, muzabarana pe, muzabarana. Igihe kirageze ngo abantu mubarane ibyo yaguhaye. Umva nkubwira, yewe mushumba, igihe kirageze ngo ubarane n'Imana. Uri revera, uri profete, nanjye ndiwe ndi umuhanuzi w'Imana. Igihe kirageze ngo abantu n'Imana bibonane. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, ntege kubu umaze w'ikara ry'umuri, Mana we, Mana yanjye, ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuri, ati Mana none huzuntu, Mana we, Mana yanjye, ntege kubu umaze w'ikara ry'umuri, Mana we, Mana yanjye, ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Haleluya.
igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha hatabuzemo n'umwe, ngo kandi umwami wabo azabakira. Mbega buri mukozi wese igihe kirageze ngo umva ubu buhanuzi bwumve kandi ubwandike ahantu, ubwandike ku nkingi y'umutima. Umva ubwire ngo igihe cy'isarura kigeze, ngo abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira. Buri muntu wese burya agira umwami, ab'umujura, ab'umuroza, ab'umukonikone, ab'umuntu uwo ari we wese agira umwami. Umwami wabo azakwakira igihe cy'isarura kigeze gute? Kigeze. Igihe cy'isarura rero umva nkubwire, igihe cy'isarura kirageze kugira ngo buri wese ahemberwe. Igihe cy'isarura ijambo ry'Imana rirambwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umva nkubwire, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore, wa mumama we, wa mukecuru, wa musaza we, ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ab'umuhanuzi, ab'umunyamasengesho, ab'umwinginzi, ab'umuprofeti, uwo ari we wese ugiye kirageze ngo ugororerwe ibikwiriye ibyo wagize gute? Wakoze. Icyo umuntu yabibye nicyo agiye gusarura. Imana ije kubagerera mukebo mwayigereyemo. Imana ije kubasubiza ibyo mwayihaye. Hari ibyo mwahaye Imana nibyo Imana ije kubasubiza. Ibyo mwakoreye Imana nibyo Imana ije kubakorera. Ibyo uko mwafashe Imana niko namwe ije kubafata. Imana y'amahoro itugirire neza. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiye iki? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Waba wararuhiye iki wa mubyeyi we? Waba wararuhiye iki wa mumama we? Waba wararuhiye iki? Umva nkubwire, ubugingo burahenda. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Kubona ubugingo biragoye, ariko kubutakaza biroroshye. Umva nkubwire, shaka iby'umwami ashima, ibindi byose bizaza ari inyongera. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Umva wowe warunkurikiye, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, amafaranga araza akagenda, ubutunzi buraza bukagenda, imigisha iraza ikagenda. Hari ibintu ujya wakira mu buzima bwawe bikaza bigashira, ariko umugisha wa mbere ni uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndasoje, reka dusenge Imana. Uwiteka bishimire. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe. Uyu muntu warunkurikiye muha umugisha kandi umugirire neza, umubambire amahema. Imbaraga zawe ziboneke kuri we. Uyu muntu umukorera ibikomeye, uyu muntu umurwanirire, uyu muntu umucira inzira, uyu muntu umumara umubabaro, uyu muntu umumara agahinda. Mpagaritse gukora kose k'umwanzi Shetani kwari gufashe imitima y'abantu. Benshi baraguye, benshi bari mu byaha, ariko Mana ijambo ryawe nirigira imbaraga mu ngune enye zose z'isi, maze ubakuruza ubuntu bwawe, bakuruza ubugwaneza bwawe, cyane kumbwiye ngo dore uraza vuba ntabwo utinze. Ngaho rero ubwuje vuba, reka Data abantu bawe wongere ubabyutse, wongere ubagarure, maze izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ni mwene so Prophet Emma, mwari muri kumwe. Reka nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share. Comment yawe ni ingenzi, ariko by'umwihariko ndabakunda cyane, ariko Yesu akarusha. Muhabwe umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.